Ati nari nzi ko ku myaka 24 nzaba mfite umugabo ndetse n'umwana umwe tumaze kubyarana, ariko ubu ngubu ngize imyaka 26 dushyira n'irindwi yewe nta na boyfriend mfite. Sinzi impamvu abasore bandeba bakantinya, ariko ndi umwana mwiza, ndi umukobwa mwiza. Sinzi nimba kuba narabaye icyamamare aricyo gituma abasore bantinya batanyegera ngo banterete. Yewe nuje mbona atari sereye nyine, mbona ari wa muntu utakubaka urugo. Ayo ni amagambo avuzwe n'uyu mukobwa umaze kumenywa n'abatari bake muri sinema nyarwanda wamenyekanye nka Miss Nyambo. Reka rero tugaruke ko uyu mukobwa wavuze aya magambo yuje agahinda ndetse no kwiheba, avuga yuko yabuze umugabo. Nyamara iyo umurebye ubona akiri mutoya ku myaka afite, atari uwo kuvuga aya magambo ameze uku nguku, avuga yuko yabuze umugabo. Umunsi umwe uyu Miss Nyambo yigeze kugaruka ku nkuru ye y'urukundo yahashize, avuga uburyo yakundanye n'umusore agiye kumusura, asanga uwo musore ari kumuca inyuma aryamanye n'umukobwa yitaga inshuti yiwe magara. Ese ubwo ngubwo cyangwa se icyo gihe Miss Nyambo yabafataga byagenze gute? Kuko Miss Nyambo yabashije kubitangariza itangazamakuru cyangwa se yabivuze. Yavuze yuko ubwo yinjiraga mu cyumba cyiwe umusore bakundanaga yakubiswe n'inkuba asanze aryamanye n'umukobwa wari inshuti yiwe magara. Gusa nawe nta kindi yakoze icyo gihe uretse guhita afata ishuka arabatwikira, arangije arababwira ati iyi sura mbona hano ngaha muzayihorane. Nuko we ngo yahise yisohokera, nyamara ababaye cyane. Gusa nyuma uwo musore yaje kumusaba imbabazi, ariko umubano wiwe nawe ntiwakomeza, uhita uhagarara aho ngaho. Uyu mukobwa uherutse gutarangwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, benshi bavuga yuko anuka, bamushinja agahuyu, bavuga yuko ari nk'ihene. Ese ibingibi byohe byari ukuri? Nabyo turaza kubigarukaho ndetse turebe n'impamvu nyamukuru uyu mukobwa yatumye avuga aya magambo mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mia Empire cyangwa se Murindahabi Irene. Ngo ikaze rero kuri YouTube channel, we tugiye kubana mu kiganiro, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu myidagaduro ndetse na politike n'imikino. Miss Nyambo rero ni umukobwa umaze kumenywa n'abatari bakeya muri sinema nyarwanda. Ni umukobwa uvuka mu majyaruguru, ni umukobwa wakuriye mu buzima butoroshye, gusa bitewe n'ubuhanga yari afite cyangwa se umuhate yari afite mu gukora, byaje kurangira avuyemo umuntu ukomeye cyane muri sinema nyarwanda. Ubu ngubu iyo hateguwe ibirori byo guhemba abakinnyi ba filime, uyu mukobwa Miss Nyambo mu matora agera kuri 3 amaze kugaragara, buri gihe cyose niwe mukobwa uba uhari uba wambaye imyambaro ihenze cyane, ngira ngo n'ejo bundi mwarabibonye. Ni umukobwa yari wambaye ikanzu isa neza cyane, ikanzu y'umutuku, ikanzu yavugishije abatari bakeya. Gusa nanone aba bikwiye yuko afite amafaranga yiwe iyakoreye. Ni umukobwa rero ukunzwe cyane muri sinema nyarwanda ndetse afite na filime yiwe yise Ibanga. Ni umukobwa ukora cyane, ni umunyamurava yuko atanga ibice 2 ku munsi. Akagaragara muri filime ya Kramani yitwa The Contract, nayo ni filime twavuga yuko itoroshye, ni filime irebwa cyane, yuko nawe atanga ibice 2 ku munsi. Uyu mukobwa umwise Munyakazi nawe ntabwo waba ubeshye, mugani wa Bruce Melody ati nimba nawe ukunda gukora bakwite Munyakazi. Uyu mukobwa na Kramani nibo bakinnyi ba filime bari hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda basohora cyane ku muvuduko uhanitse, ndetse bakora bashyizemo imbaraga, ntabwo bakinisha akazi cyangwa se umwuga wabo. Uyu mukobwa Miss Nyambo yamenyekanye cyane muri filime ya Clapton Kibonge Umuturanyi. Gusa nabwo yagaragaye muri filime twavuga yuko itari yoroshye yitwa My Heart ya Kramani. Ni filime yatangiye ikunzwe cyane yuko hari igihe cyageze iyi filime My Heart ikajya irebwa n'abasaga 100,000 ku munsi mu masaha 24. Gusa nk'uko mwabibonye byaje kurangira iyi filime itarangiye, bitewe n'uko abayireba bagiye bagabanuka ku muvuduko uhanitse, yewe abafana bayo bavuga yuko iyi filime yamaze kuba mbi itakiryoshye. Nuko rero uwo bita Majoro cyangwa se Kramani wamenyekanye cyane mu gukora urwenya, ari umusirikare, nawe yahise ayihagarika. Icyo gihe ngira ngo mwarabibonye yahise atangira gukina indi filime yitwa The Devil. Ni filime nawe yarebwaga cyane,
usibye ko yaje kuyirangiza nyuma yaho akina indi yitwa The Contract ikiri gusohoka ubu ngubu. Izo zose uyu mukobwa Miss Nyambo yari azirimo. Uyu Nyambo rero ubundi ni muntu ki yakuriye mu buzima bumeze gute? Uyu mukobwa Miss Nyambo avuga yuko yigeze kuba umuragizi w'inka ndetse igihe kitari gitoya. Yewe ikindi kirenze kuri ibyo byose akavuga yuko mu buzima bwiwe bwose yikundaga kotsa nyirarunonko ndetse no kuragira inka, usibye yuko ubu ngubu ataba akibikora, ariko nabwo mukunze kwibona iyo yagiye iwabo mu majyaruguru ibyo aba yikorera rwose. Ni umukobwa uzi gutwara igare cyane, ni umukobwa ukunzwe n'abatari bakeya, ni umusore gatoya, ni umukobwa abasore bareba bakamwifuza, iyo ukabona abasore bamushyigikira, ni umukobwa waba ufite igikundiro. Ariko nyamara bavuga yuko yabuze boyfriend, yabuze umusore n'umwe umwegera uri seriyo. Mu minsi yashize uwo bita Titi Brown nibwo rwose twari tuzi yuko imyaka hafi 2 igiye gushira aba bombi biyita besto. Gusa nyamara bamwe bavuga yuko atari besto, ahubwo ari urukundo ruri hagati yabo bombi badashaka kwerura ngo barugaragaze barwereka abanyarwanda. Ariko nanone ntababitinzeho, bo ubwabo bivugiye yuko ari besto. Yego n'abantu nyine ntibagira commentaire nyinshi babishyiraho, ariko nabwo byaravuzwe yuko atari besto ahubwo ari abakundana, umwe ari boyfriend undi akaba girlfriend. Mu minsi yashize ubwo Nyambo ku mbuga nkoranyambaga hari hadutse amakuru bavuga yuko anuka, uwo bita Titi Brown yakoze ikiganiro kwa Murindahabi Irene avuga ati Nyambo ni umwana mwiza, ni umukobwa mwiza cyane, mureke kumuharabika. Ndetse n'uwo bakinana filime Jojo nawe yaraje mu itangazamakuru kwa Chita Magic niwe yakoreye icyo kiganiro, aravuga ati rwose ibi bintu birakabije, ibintu bari kuvuga kuri Nyambo umuntu kongeye twirirwana ntawe numva. Yewe mu minsi iyo nkuru yari hari nk'uko byagarutsweho, uyu mukobwa Miss Nyambo byari biri kuvuga yuko yarasigaye ajya no gukina filime yagera kuri set bikanga kubera ayo makuru yari ahari. By'umwihariko wagera ku rubuga rwa TikTok ugasanga rwose inkuru yabaye kimomo, abantu bavuga yuko Nyambo anuka. Gusa ayo ni amakuru yari yadutse nk'uko mubizi, nta mustar udaseba cyangwa se udaharabikwa, hakaduka inkuru idafite n'inkomoko, inkuru hatazwe neza iyo yaturutse. Rero ni iki cyatoye umukobwa Miss Nyambo kuvuga ati ni mwiza ariko yabuze umugabo? Kimwe mu byatuye uyu mukobwa Nyambo kuvuga ko ari mwiza ariko akaba yarabuze umugabo, nuko ngo we ku myaka yiwe 24 yarazi yuko azayigeza ariko afite umugabo ndetse n'umwana. Gusa iyo myaka yewe ayigeramo nubwo ari kwinjira muri sinema, ati ngo ibyo gukundana ntabwo yaboneye umwanya uhagije bitewe n'uko yari ari kwishakisha. Gusa nabwo si uko atayiboneye umwanya, n'abaje ntabwo byagenze neza. Uyu mukobwa rero ubu ngubu bavuga yuko nta boyfriend afite, ndetse yewe nta n'umusore waba umubeshya, ari aho ngaho aracyategereje uwo Imana izohereza. Rero nawe aho uri nimba rwose uri umusore wiyizeye wifite confidence, rwose wagana uyu mukobwa Miss Nyambo. Reka nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza aho twabanye, ndetse unakore subscribe kuri uyu muyoboro mugari kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba avugwa hirya no hino habe mu Rwanda ndetse no hanze.